nkundira ngo usuhuze mwikaze wamaze gukora subscribe share comment na like nawe utarabikora tugushimiye ko uri bubikore. Hanyuma muri aka kanya ndanezerewe kubana namwe, mbahaye ikaze, mbashimiye buryo ki mwese mukunda ijambo ry'Imana. Ndabizi neza ko mukunda ijambo ry'Imana, kandi kimwe mu bintu binyereka ko murikunda ni gufata umwanya ukareba ijambo ry'Imana. Yesu aguhe umugisha rero, ndagukunda n'Imana ikagukunda kundusha. Reka dusenge twakire ijambo ry'Imana. Nababwiye ko nta kindi nzashyira kuri YouTube channel ya Igirezo TV, ni ijambo ry'Imana. Ni ubuhamya butandukanye, ntabwo nzigera njya muri politike, ntabwo nzajya mu bindi bitandukanye, oya, nzabashyiraho ibintu by'iyobokamana. Uwiteka azakomeza adufashe, n'uwo murongo ndimo, n'uwo mujyo rwose. Bakunzi bacu, mbahaye ikaze kuri Bigira Iherezo TV. You are welcome to everybody, buri wese ahawe ikaze. Hanyuma nkundira dusenga n'Imana, twakira ijambo ry'Imana. Turagushimiye Mwami Yesu, tugushimiye uburinzi bwawe bukomeye. Twarakubonye uriya mwaka ushize 2025, nubwo twahuyemo n'ibyago n'amakuba, bamwe muri twe twagize intambara zigiye zitandukanye, twagize ibibazo, twagize imihangayiko, twagize uburwayi, twagize gupfusha, ariko turagushimiye ko wakomeje kwitwa Imana. Hanyuma muri uyu mwanya dufata akanya kugira ngo tuganire n'abantu bawe ijambo ryawe. Turasenze Mwuka Wera w'Imana abane nanjye, ungirire neza, undamburire amaboko. Icyubahiro cy'Imana, kugirirwa neza n'Imana bibe ku bantu b'Imana, ariko kandi nanjye ntusige Mwami. Ubwo ugenderera abandi ni kumuririmbyi yaririnze, nanjye unyibuke. Ariko kandi muri uyu mwanya nabwo ndasenze ngo ufashe, shyigikire, Mwuka Wera nakorane nanjye iby'ubutwari, iri jambo rigere ku bantu benshi kandi rikore icyo waritumye, mu izina rya Yesu, amen. Turabashimiye kandi tubahaye ikaze. Umunsi nashatse ko tuganira nisanzuye, gukora ikiganiro. Numva nshaka ko nahagurutse, ndumva nshaka ko tuganira mpagaze, numva nshaka ko tuganira rwose, numva ndi fit kandi ndi à l'aise, donc meze neza, nta kibazo. Hanyuma ikintu gitumye numva nshaka ko tuganira, amagambo Imana yashyize ku mutima. Nari ndi kureba mu kanya gatambutse inyigisho kuri YouTube zitandukanye, numva umusaza uri kutwigisha witwa Mpazibirego atuganirije amagambo y'Imana meza. Ariko kandi nyuma ya sinzi ukuntu nkurikiye umugabo bita Yongwe muramuzi, ni Apotre Yongwe, yahoze ari umukozi w'Imana. Yongwe kera ndabyibuka i Nyarugenge yigeze kujya yinjira mu rusengero, yaba akinjira abantu bafite abadayimoni bakabavamo bagahunga. Yigeze gukorera Imana ku rwego rukomeye. Ni na mpamvu nkunze kubwira abantu ngo mujye mwirinda guca imanza, ntawamenya uburyo ki umuntu abanamo n'Imana. Ariko uyu Yongwe mvuga ntabwo ari cyo cyigisho, ahubwo atumye numva umutima wanjye ubabaye, nshingiye ukuntu yakoreye Imana, nshingiye ukuntu yabanye n'Imana. Ageze ku rwego atangaje amagambo ababaje, atangaje amagambo yo gusenya Imana, yo gusenya Imana, yo gusenya ibyo yavuze. Ariko sanze nawe atari we, ahubwo ubuhanuzi buri kugenda busohora. Umuhanuzi Daniel yavuze ngo muri icyo gihe imbaraga z'abera zizamenagurika. Ibi bigutera ubwoba wowe wakoreye Imana, nanjye nkorera Imana. Aka kanya natwe tugikanyakanya, tukiri mu murimo w'Imana, biradusaba gusenga cyane, tugasaba Imana, kuko uyu rugendo ntabwo rworoshye, ntabwo turageraho shitani atarasa imyambi. Ikindi, umuntu wese ucyamba umwambaro w'urugamba ye kwirata nk'intwari itabarutse. Cya kabiri, mwirinde cyane, iyi nzira ntabwo ari inzira yo gukiniramo, ni inzira isaba kwihangana, ni inzira isaba ko buri muntu wese agomba gukomera akaba intwari. Kandi intwari yose burya yitwa intwari itabarutse.
nubwo hari abitwa intwari bakiri mu isi bagakora ibintu nyine bagahita babyita ko ari abantu bakoze iby'ubutwari, ariko burya intwari yitwa intwari irangije urugendo. Yesu ashimwe. Umuntu wese yitwa intwari burya atabarutse avuye muri ubu buzima. Rero ndabasabye ngo mwurikire mwumve intandaro y'iyi minsi. Ese ibi bintu byose biri kugenda biba, abantu bari kugenda basubira inyuma, hari n'abari kugenda basebya Imana, batuka Imana, kuko iyo umuntu atinyutse kuvuga ngo ngewe ngo nimubona ry'abana ngo mukabona nisubiriye kunywa inzoga, ko ibya bintu bya Yesu nabivuyemo. Ibi biba nko gusebya Yesu, nko kuvuga nabi Imana. Numvise mbabaye, yavuze amagambo mabi, numva arambabaje cyane. Ariko Imana idufashe twumve icyo Pawulo yandikiye itorero ry'Abagalatiya ababaza. Namwe mbibasabe, mwumve icyo Imana ivuganye namwe, ndabinginze tugendane mu ijambo ry'Imana. Urwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya igice cya 3 umurongo wa 1 haravuze ngo yemwe Bagalatiya b'abapfapfa, ninde wabaroze? Mweretswe Yesu Kristo nk'uwabambwe ku musaraba mu maso yanyu. Ibi byonyine nibyo nshaka ko mumbwira. Mbese imirimo itegetswe n'amategeko niyo yabahesheje umwuka, cyangwa se nuko mwumvise mukizera? Muri abapfapfa mutyo. Mwatangije iby'umwuka, none mubiherukije iby'umubiri. Ya mibabaro myinshi mwababarijwe ubusa. Niba ari iy'ubusa se koko, mbese ibaha umwuka igakora ibitangaza muri mwe, ibikoreshwa nuko mukora imirimo itegetswe n'amategeko, cyangwa nuko mwumvise mukizera? Imana nidutabare. Yemwe Bagalatiya b'abapfapfa, ninde wabaroze? Ese mwatangije iby'umwuka, none mugeze mu gihe mubiherukisha iby'umubiri, kugeza ku rwego umuntu avuga ngo nimumbona ndi kwirira abana. Yabivuze, muze kunyarukira kuri The Vibe TV, ni channel ya Yongwe. Zatumye nibaza ibintu byinshi, numva ngizemo n'ubwoba. Yongwe wari umuntu ukomeye, Yongwe wari umuntu udasanzwe, ageze ku rwego ruvuga ngo nimumbona nirira abana. Banyamwuka, bakozi b'Imana, Imana idufashe tuzasoza urugendo amahoro. Nyamara ntabwo byoroshye. Nyamara ushobora kumva ari ibintu biri aho, ntabwo Yongwe ari cyo icyigisho n'ijambo ry'Imana. Ariko se byagenze gute? Habaye iki ku buryo umuntu ashobora kuba yaratangiye afite imbaraga, ari umuririmbyi ukomeye, mukajya kumva mukumva ngo yanyweye inzoga, mukumva ngo yasambanye, bamufate? Ni iki cyaba? Yesu atutabare kandi Yesu atuganze. Haleluya. Imana itwiteho, Imana itugirire neza. Ibi byose biraterwa n'iki? Ibi byose biri kuba kubera iki? Luka yanditse amagambo akomeye, igice cya 12 umurongo waho wa 35 kugeza kuri 40, yavuze amagambo akomeye. Yaravuze ngo muhore mukenya kandi amatabaza yanyu ahore yaka, mumere nk'abantu bategereje shebuja azagarukira avuye mu bukwe. Ndababwira ukuri yuko ubwo azaza agasanga muri maso, azakenyera abicaza abahereze. Ageze ku murongo wa 40 avuzemo amagambo akomeye, aravuze ngo kandi mumenye ibi, iyaba nyir'inzu yamenyaga igihe umujura azazira, yabaye maso ntiyakunze ko inzu ye icukurwa. Namwe muhore mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mutatekerezaga. Uyu mugabo Yongwe n'abandi bameze nkawe, nawe n'abandi bagiye batandukanye, emwe nanjye tagira ngo ndavuga ngo wowe nanjye ndimo, twese uru rugendo twarutangiye neza. Ariko se iherezo ryacu rizabiri? Reka mbibutse ko turi ku mugoroba w'isi, ijoro rirakuze burenda gucya. Biragusaba ko uba maso, ukabera amaso ubugingo bwawe.
dufite abapasiteri batandukanye nzi, harimo abapasiteri nka batatu nzi bahoze bafite imbaraga z'Imana, ariko haziye amavugurura yo mu itorero rya ADEPR, harimo uwo nzi neno we yafashe icyemezo cyo kujya avuga nabi itorero, kuvuga nabi itorero gusa tusoproma doka, kandi yarahoze akorera Imana muri ryo. Bigenze gute? Byabaye niki kiri gutera ibi bintu byose? Ko twahoze dukorera Imana, niki cyabaye? Yeremiya yandika igice cyaho cya 6 umurongo wa 10, igice cya 16 umurongo, igice cya 6 umurongo wa 16, Bibiliya iravuze ngo kandi mubaririze inzira za kera, aho inzira nziza iri aba ariyo munyuramo. Bibiliya iravuze ngo ariko barakana ngo ntibazayinyura. Niki gitumye abantu bahakana inzira bahozemo? Niki gitumye abantu basubira inyuma, kigatuma abantu bongera kwihakana umwami Yesu? Pawulo yandikiye Abagalatiya arababajije ngo yemwe Bagalatiya b'abapfapfa mwe, ninde wabaroze kugeza ku rwego mufata umwami Yesu mukamwihakana yarahoze abana nawe? Byatewe n'iki gitumye abantu basubira inyuma? Niki gitumye mwihakana Imana? Niki gitumye musubira inyuma? Yemwe Bagalatiya b'abapfapfa, yemwe bakristo, yemwe banyetorero, tugeze ku mugoroba w'isi, igihe twari tugiye kujya guhembwa ibihembo twaruhiye. Nari ndi kunkora mutima ejo bundi, mbabwira amagambo akomeye, ndababwira ngo Imana irinda abera b'Imana kubura ibihembo by'ibyo baruhiye, ingororano z'ibyo baruhiye. Kubera iki? Ubona abantu barasenze, baravunitse, baraye mu butayu, birije ubusa, ariko shitani n'umugome ahengereye bari bagize kujya guhembwa, haraje arabanamuye, abateza ibitotsi by'umuramumara, arabakamuye, abantu bibagiwe aho bavuye, abantu bararangaye basubiye inyuma. Bagalatiya b'abapfapfa, ninde wabaroze? Mweretswe Kristo nk'uwabambwe? Ese ya mibabaro mwababarijwe ubusa? Ese ya mategeko mwatwarwaga n'amategeko nimutwarwe n'Umwuka Wera? None mugeze igihe cyo kwica n'amategeko kugeza ku rwego Bibiliya yanditsemo ngo ntuzibe, ntuzice, ntuzasambane. None abantu bari kwiba ku rwego ku mugaragaro, bari gusambana ku mugaragaro, bari kunywa inzoga ku mugaragaro. Njye ndatangaye, ndanababaye. Nimubona ry'abana, nimubona nk'inzoga, ibya Yesu nabivuyemo, my friend. Iyi ni inyigisho, izi ni inyigisho z'abadayimoni, shitani abakoranye nawe ku rwego rukomeye, shitani abamuvugiyemo. Rero bene data, ndabasabye ngo abantu mukunda ijambo ry'Imana, ibintu byose bivuzwe nimukanabikurikire. Abantu benshi ibi bintu byo ku YouTube channel wanabyumva ukata umutwe neza, bikagusaza. Ndagusabye ngo ujye wumva ijambo ry'Imana rizima, umuntu ufite icyo yakakumariye jya urukurikira. Mwumva inyigisho nzima. Hari abigisha bazima batarapfa. Iyo umuntu ari kwigisha ngo nimubona arya abantu kweli yaravuze akoreye Imana, ariko nawe si we, hari izindi mbaraga zamwatatse. Ahubwo dusengera abantu bari kugenda basubira inyuma, twinginga Imana mu mutima yongere igarure abanyetorero, igarure abanyarwanda bagiye basubira inyuma. Ndabinginze kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu igira, ko mwongere dusengera igihugu, dusengera abanyetorero, dusengere urubyiruko, dusengere abakozi b'Imana, dusengere abapasiteri, dusengere abapotere, dusengere abarepresente batandukanye, dusengere abapadiri, buri cyiciro cyose kikiri mu cyo bita inyobokamana. Twinginga Imana igirire neza abantu bayo. Nzi umuntu w'inshuti yanjye wageze ku rwego, yari umuntu udasanzwe, arambwira ngo ageze ku rwego rwo kunywa byeri, kunywa inzoga. Yarahoze ari umukozi w'Imana, umuvugabutumwa, evangeliste. Naratangaye ejo bundi hari abantu twicaranye, ndi kumwe n'abandi bantu, uwo muntu nari nzi ko ari umuntu udasanzwe, mbona bafunguye
amusiteri barayimuha arayinywa arayimara. Ku mutima nabo twari kumwe twagiye tuvuga ngo ntabwo ari ubwa mbere ayinyweye, n'undi atuwaziwe. Yaratubwiye ngo ntidutangare, ngo karoroshye, ngo ni akantu karito. Nzi ko ari umuhanuzi, nzi ko ari umuntu udasanzwe, avuga Imana, ni umukozi w'Imana, anywa inzoga twicaranye, ni ukuri kwiyera sinabeshya. Bamufungurira amusiteri arayinywa arayimara. Naragiye mbwira madamu uti nyamara Imana nishaka izitware abanyetorero kuko ndabona ibintu bikomeye. Tugeze ku rwego abantu batagikora n'ibyaha bihishe ku mugaragaro, basigaye babikora rwose pe. Biranashoboka ko wagira intege nkeya kuko wambaye umubiri, ariko ujya kuzigaragariza mu bandi uri kukongeza, uri no kwangiza sosiyete. Intege nke zawe zimenyere, winginga Imana igushoboza uva muri izo ntege nkeya, ariko ujya kubyereka abandi. Nimba ugize intege nkeya ukanywa iyo byeri cyangwa ujya kubinywera ku mugaragaro, ntabwo mubwiye ngo binywe, n'ubundi byose ni ibyaha, haba yihishe n'atihishe nabyo ni icyaha. Kandi nanone ujye no gusebya Imana. Imana akugiriye neza, yakubakiye amazu, Imana akugiriye neza, yaguhaye imodokari, Imana akugiriye neza, yaguhaye akazi, yakumenyekanisha mu bakomeye, ariko ugeze ku rwego izina ry'Imana urisebya ku mugaragaro. Pawulo yandikiye Abagalatiya arababaza ngo yemwe Bagalatiya b'abapfapfa, ese ninde muntu w'abarozi? Mbaze umuntu wese uri kugenda usubira inyuma uri gusebya Imana, utinyuka kunywa inzoga abizi ko kunywa inzoga ari icyaha. Ninde wakuroze ko wahoze utinya icyaha? Mbabazi yemwe mwa rubyiruko mwe, mwa babyeyi mwe barokore muvuga ko murukorera Imana, yemwe bantu bajya kwigaburo mwarangiza mukajya gusambanira mu maroni, mugafata icyitwaga icyaha mukagitagatifuza, mukumva ko gusambana nta kibazo, mukumva ko kunywa inzoga nta kibazo, mukumva ko ibyaha mwabiziruye, ibyitwaga ibizira mwarabiziruye. Ibi bintu biraza kuzana ingaruka ku giti cyawe, ku muryango wawe, ku bana bawe, emwe no ku rwego rw'igihugu. Reka mbabwire, iyo abantu bakomeje gukabya ibyaha bigira ingaruka no ku rwego rw'igihugu, no ku gihugu utuyemo bigira ingaruka. Kuko nimba ushobora gukora ibyaha ukaba uri kumotiva abandi, urubyiruko rwacu ruraza gupfa mu buryo butandukanye. Ntabwo igihugu kiba kiri kunguka, kiba kiri guhomba. Iyo ibiyobyabwenge bimaze kuba byinshi, urumva ntabwo twatunga ibirara mu gihugu kubera ibiyobyabwenge, usanga nta terambere twagera, urumva n'igihugu nacyo kiba gihombye. Imana idutabare, murekeraho rero. Bibiliya iravuze ngo mwatangije iby'umwuka none mubisoresheje iby'umubiri. Twinginga Imana itugirire neza, yongere iminyinjire y'amagafu. Yesu ashimwe. Imana yongere igira ibintu ikora, Imana yongere ituvugurure, Imana yongere ihindura amateka yacu. Yesu ashimwe. Ndafashijwe Theoneste. Imana idutabare kugeza ku kigero yongera kongera kubaga imitima yacu yarangiritse, ubwonko bwacu ikoremo. Imana ikora ibintu bitatu, ikore mu bwonko, ikore mu mutima, ndetse dukore ku maso, turebe ko uru rugendo twazarusoza amahoro. Nkwifurije kongera gusabana n'Imana, nkwifurije kongera kugirana ubusabane n'Imana. Kimwe mu bintu bitumye abantu baba bapfapfa ni ukwibagirwa aho bavuye, kwibagirwa umuhamagaro wabo, kwibagirwa kuba bahamagawe. Icya kabiri gitumye abantu bashobora kuba babaye abapfapfa ni ukutibuka aho bari kujya. Twatangiye urugendo batubwira ko tuzajya mu ijuru, none iri juru wagira ngo ntaririho, ariko ijuru ririho n'abarizajyamo barahari. Ndakwinginze, ndakwifuriza kongera kwibuka umuhamagaro wawe, ukazirikana Imana, ukongera ukamenya kubana n'Imana. Nshuti muvandimwe wari unkurikiye, mwirinde cyane, mube maso. Nyirinzi yabimenyaga igihe umujura azazira, yabaye maso ntiyakunze ko inzu ye icukurwa. Namwe muhore mwiteguye ko umwana w'umuntu azaza mu gihe mutatekereza. Nkwifurije kubera amaso ubugingo bwawe, nkwifurije kugirirwa neza n'Imana. Yesu aguhe umugisha. Ndabakunda. Reka ngere ni Astra Vista cyangwa ngo see you. Turi kumwe. Ndabakunda. Munyemere dusenge, twingingira abera aho umuntu wese ari yagize intege nkeya, dusaba Imana ngo umugirire neza. Turagushimiye Mwami, cyubahiro cy'abakwizera, nshuti y'abera.
ijambo ryawe ni ubuzima, ijambo ryawe rirazura, ijambo ryawe rirakiza. Ndasengera umuntu wese wahoze ari umuntu udasanzwe mu by'umwuka, ariko shitani akaba yarababyatuye, inzira ikaba yarabananiye. Ongera ubagirire neza bagaruke mu nzira, mu izina rya Yesu. Ndasengera umuntu wese uhoze akorera Imana, cyubahiro cy'abakwizera, nshuti yabera. Tugeze mu bihe bigoye, ibihe Pawulo yaravuze ngo yewe Timoteyo mwana wanjye, hazabaho ibihe birushya. Ibi bihe tubirimo, ibihe bitumye abantu basubira inyuma, ibihe bitumye abantu barambika umusaraba, ibihe bitumye abantu basubira mu byaha. Ariko ndakwinginze dushayure, dukure mu byaha, ducure tunagure, inkamba zituvemo. Niko umuririmbyi yaririmbye, havuze ngo ninanirwa urugendo uzanyibutsa urukundo. Mwami Yesu, ongera utugirire neza, ongera ugenderere abagabo, ongera ugenderere abamama, ongera ugenderere urubyiruko rwacu, ongera ugenderere amatorero ya Kristo. Ongera utwibuke Mwami, tunanije imbaraga ziri kunaniza abera, ziri kubanamura. Cyubahiro cy'abakwizera, gahunda tugire neza. Abakunzi ba Bigerezo TV ndabasengeye kugira ngo bagure kandi ubarinde ibyaha, mbatuyeho kuzagera mu ijuru, uzabaho ubwami. Nanjye twese turi kumwe. Urakoze kunyumvishije, ni mu izina rya Yesu, amen. Reka mbifurize umunsi mwiza, mbifurije kugira ishya n'ihirwe, muhahe muronke. Ndabakunda.